ngewe rero indirimbo ya gospel nkunda muri iki gihe ntago ari ya vuba ariko ni indirimbo yahitinze byatari ni indirimbo ya Rehoboth yitwa Imana ni byose. turirimbiyeho gatoya. hari ahantu uriya mudamu aririmba ngo nagusabye ibintu bibiri ntubinyime umwanya nkiriho ume kuva bitagira umumaro n'ibinyoma binjye kure. Ntabwo mbazi kuririmba neza nkawe ariko ni nk'ibyo bintu ubundi nsaba Imana urumva nibyo bintu nifuza tugendeye kuri ibyo byifuza ume kuva mu bitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure. Kandi n'ubundi mu ndirimbo yanjye nasohoye muri izi 3 zo kuri iriya EP harimo iyitwa Cyoroshye. Ihanga ngiye byo mwisi bihanga mu Rwanda iminsi ntuzigire igitangazo kiri hano kwisi uko uzaba ejo si kuzaba umeze ejo bundi gerageza ucishe make mu ngene y'abarundi jya wiyegereza abakubyaye nibo bakuzi ibuka iminsi yose bakumenyeye imicuzi tigita n'ibibango mbw'inkweto ihinduka inyuzi nibitaba gutyo uzanangira nka bamwe tuzi buri uko bukeye shima umuremyi umukuze. Right now muri studio ladies and gentlemen bakristu bavandimwe tunejejwe no kwakira Bulldog ni inkingi ya mwamba muri hip hop yo mu Rwanda. Benshi mwitabiriye ibitaramo byiwe bamwe mwarakijwe abandi ntago murakizwa. Hip hop ni itsinda yahirimbaniye ryazanye iyo njyana rikahirimbanira mu Rwanda. Mwaryanditse ku mutima cyangwa mwari muri fite ku mutima inkuru nziza Bulldog yamaze gutangaza ko yakiriye agakiza. Aka kanya twagiriwe buri ubwo ko turi kumwe nawe muri iki gitondo nk'uko mwabidusabye muri benshi ubwo twababwiraga inkuru ko akijijwe mukamwe ati Bulldog mwazamuzanye mu kiganiro dukunda cyuzintu akatubwira urugendo rwe akanespira n'abandi bantu benshi akongera intungabugingo n'intungamubiri mu kiganiro dukunda. Bulldog ikaze muri studio. Murakoze cyane. Umeze gute? Meze neza cyane. Mu gitondo umudayimoni abyutsa dutera kwa gunda kavura akavuga tubateka mbe ndyamyeho gatoya ariko icyanditswe kiraza kitubwira ngo tureke ubukene. Wowe igitondo kimeze gute? Igitondo cyagenze neza muri imvura ku ruhande rwanjye ngiye nyifata nk'umugisha. Yego. Ntabwo njya nyifata nk'ibintu bikomeye ari nakavura gakeya kuriya uri umuntu w'umujene utarasaza. Ufite akazi ntabwo kakubuza guhaguruka ngo ujye gukora. Naramutse neza ndi umuntu uzinduka cyane. Yego, hari indirimbo wigeze kuririmba uvuga ngo ubuzima bumeze neza byose ni fresh. Hari indi flow ya Tupac najyaga nkunda dufata nk'umuntu ukomeye muri iyi njyana avuga ngo life goes on. Wowe ubuzima bumeze gute ubu ngubu? Ubu ubuzima bumeze neza ndashima Imana. Iyo bundi umuntu aryama akaramuka yumva ugifite intege wabasha kujya gukora wajya gushaka ibigutunga wabonye izo mbaraga zikubyutsa ubumeze neza. Iyo nta nkuru mbi yakuramukiye wumve mu muryango hari ikibazo hirya no hino muri entourage yawe nta kibazo gihari ngiye icyo gihe babimeze neza banumva buri gihe ngomba gutangira bushyashya nkashakisha. Iminsi yose irasa ariko ntagihwanye. Umunsi wawe wo mu myaka 4 ishize ubwo ndavuga 2016 utarakira agakiza n'ubu wakira agakiza. Iyo minsi itandukanire ngo numva umunsi wawe w'uyu munsi itandukaniro. Ntabwo iminsi yose wenda ikitandukaniro ryayo nuko muri iyo minsi yo mu gihe cya kera hari iminsi y'ubusazi yabaga igomba kubaho. Ubu rero nta minsi y'ubusazi ikiboneka. Urumva abari amahire umunsi wose utegura neza. Uri umunsi w'ubusazi wabayeho uba wapfuye. Hari n'igihe umunsi w'ubusazi utuma n'ukurikiraho nawe upfa. Yes, kaba n'icyumweru cy'ubusazi.
hanyuma Ariko- brudo Yeah. tubwireho gato ukuntu umunsi w'ubusazi uba umeze umunsi wawe wa 2016 ubusazi wabaga umeze wabaga gute umeze gute umunsi w'ubusazi rero umunsi abantu umuntu aba adafatika umunsi mba muri buzenguruka imihana yose mutari mwebwe mutari tayari buriya umuntu yashyizemo akantu yanyweye nk'inzoga ntabwo aba akiriwe mu gitondo ushobora abone gufata ibyemezo bitunguranye kandi ahanini bishobora kujyana mu murongo mubi cyangwa bikakugiraho ingaruka zitari nziza so ubwo nguwo rero ni umunsi w'ubusazi ntabwo uba witekerezaho cyane hari umushuti twigeze tuganira ambwira ukuntu yakijijwe ngo nijoro yaragiye akora amabara mu gitondo abyutse asanga ngo aryamye acuramye abyuke yumva ari muri hangova ya danje arangije ngo bari bamuhaye amafaranga ya muzehewe hari ahantu yagomba kuyaverisa kuri konti 5 miliyoni asanga nta n'ifaranga asigaranye mu ikofi ye arangije nibwo yarebye aravuga ati mbaye umwana w'ikirara umubyeyi ndamunaniye arangiye nibwo yagiye gusenga ahura n'umukozi Imana amusengera aza gukizwa sasa wowe uwo munsi w'ubusazi wararangiye ubu munsi wawe umeze gute noneho umunsi wanjye ubundi biterwa na gahunda mba mfite iyo ubundi busanzwe mbyuka ntabwo nshobora kurenza 1:30 ntarabyuka ntarava mu buriri kuko gukanguka bwo nshobora gukanguka na mbere yabwo akaba umwanya wo gusenga nkajya kuri telefone nkareba uko ibintu bimeze ubundi nkora siporo nuko ubu mwanzinduye cyane nkora siporo hagati ya 2:00 wenda na 4:00 hanyuma ubwo akaba ari bw'izindi gahunda zitangira buriya niyo umuntu dufitanye gahunda yo kuva mu rugo akenshi atari gahunda yihutirwa nka interview gutya ubwo mubwira guhera hejuru ya 4:00 nibwo ntangira gupanga izindi gahunda haba kugenda muri izo gahunda nyine zindi zimfitiye akamaro bashobora kuba ari kujya muri studio n'andi madira atandukanye n'abantu batandukanye ariko akenshi zitangira hejuru ya 4:00 izo activite zose zigakorwa hanyuma nimugoroba haba natashye ubu ngubu nyine nta kugenda amajoro bikibaho byahuriranye na gahunda ya leta n'iki amasaha yandi ni uko umuntu aba ari mu rugo ariko iyo niriwe mu rugo nyuma y'iyo siporo ngira umwanya wo gusoma byibuze ibitabo mba mfite nk'isaha 2 byibuze nkagera nka 6:00 mu gitondo akenshi ibyo nibwo bikorwa izuba ritaraba ryinshi kugira ngo udacanganyukirwa mu bitabo usoma nibihe buri musoma nk'iyo wasomye ibitabo hari tugiye nko kuri Bible yo nyisoma nijoro nimugoroba mbere yo kuryama nibyo ikintu ubundi nkora cyanyuma uyisoma nk'igihe kingana gute nk'isaha 1 cyangwa isaha 1:30 hanyuma ngiye kuryama hanyuma ahandi nsoma ibindi bitabo bisanzwe hari inspiring books hari ibitabo bishobora kuba byakwigisha business ibintu nk'ibyo ibyo nsoma hagati aho ngaho utubwire nyine gukunda gusoma Bibiliya nk'isaha 1:30 utubwire muri aka kanya n'uyu murongo wo muri Bibiliya uri kugufasha ariko kwinspira umurongo usigaye ugenderaho imirongo nasomye muri Bibiliya ni myinshi ariko hari uwanyishe uvuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha usomye se kuki wakwishe kandi nuko ari byo nyine ntabwo umunyabyaha ashobora kugira amahoro ntabwo aba atekanye mu mutima nyine urumva wahise umfata cyane wahise ugufata cyane uwo murongo rero turaza kugarukaho tubwira icyatumye usoma abantu bose bumvise ngo Bulldog yakijijwe baravuga bati iyi nayo ni mission impossible ntago bishoboka turangije turavuga tutariko nta Imana itakura umuntu n'uwari Sauli yaje guhinduka Paulo kandi Bulldog niyo umuntu ariko yakumvaga ndibuka indirimbo yawe wigeze kuririmba uvuga umunsi w'imperuka byumvikana kuri nk'umuntu ushobora kuba yaragize background yo mu itorero ariko wenda nyuma ntubikomerezemo cyangwa se akaba yaragiraga umwanya mwinshi wo kubitekerezaho
bo kubitekerezaho. None turashaka kumenya ubundi Urugendo. gukizwa byaje gute, Tubwire urugendo rutangiye urugendo. gute? bakoze ubundi tugendeye kuri iyo background nyine wavuze nagize ya kera, jyewe nakuriye mu miryango y'abakristo bo mu biroma nyine b'abagatulika. Yego. urumva nafite hawa amasakramentu yose amwe ubona yo muri gatulika. Ndi umwana wigishijwe nyine mu murongo wa gikristo muri gatulika. Yego. urumva hari byinshi barigishijwe nk'umwana, ariko hariya kubera ko uba ukiri umujene mutoya, biriya abari nk'umuco ntabwo uba ujya deep. ubundi ushobora no kuvuka uri umwana wa pasiteri ntumenye imana cyane, iby'imana cyane, kubera ko ubona ari nk'aho ari nk'umuco bakwigisha, ntujye deep cyane mu iyobokamana. Yego. ubundi akenshi igihe ntekereza ko iyobokamana umuntu ayoboka ari uko amaze kumenya umutima we, agashaka no kumenya imana. kubera gushaka kumenya imana nibyo bikugeza ku iyobokamana cyane kuruta uko wabyigishwa ukiri umwana mutoya cyane. biriya aba ari nk'umuco, hari igihe umwana bifata nk'umuco nyine, nk'ingeso, nk'uko ajya kurya agakaraba intoki, nk'uko bakubwira ati mbese ibintu by'imico isanzwe, by'imigenzo isanzwe, atari kuvuga ngo ni ikintu ugomba kwinjiramo ukamenya neza. gusa iyo uvukiye wenda mu muryango wa gikristo bigufasha kujya deep kugira ngo umenye ibanga ryinshi inyuma rituma wenda ababyeyi bawe baragushyize nko muri ibyo bintu. sasa urumva nari narakuriye muri uwo murongo niki, hanyuma nagombaga noneho ngira amahirwe mbasha kugira iyo talent, ariko mu kugira iyo talent nkumva ko ngomba kuzatanga ubutumwa bwanjye mvuga ku bintu, ku bibazo biri ku isi, mvugira abantu, apana kuririmba nivugaho cyangwa se mvuga ibindi bitandukanye by'abaririmbyi batandukanye baririmba. nuko numvishe ko nshobora gucisha ijambo ry'Imana muri music, abantu bakagira icyo bamenya. ariko nk'uko nabivuze, hari umuntu twabiganireho last time, buriya celebrity kwamamara ni ikintu gishobora gutuma ufata undi murongo utandukanye, kuko celebrity hari ukuntu ikurura ibindi bintu byinshi bitari byiza, wenda wagira n'amahirwe ukabona ubwo bufaranga n'iki byose, ya kamere yawe itari nziza ikahita yigaragaza. Yego. nibyo biba byarambayeho, umurongo ugateshuka, nkakomeza nzara muri ibyo bindi bitandukanye, numva ko ariho gushaka ubuzima neza cyangwa ukabona amafaranga menshi bishobora guturuka. Yego. ariko Imana igufiteho gahunda uko bimeze kose, igihe kiragera, igihe cyarageze, numva ko ngomba guhindura imigenzereze yanjye, nshaka ibitabo bigomba kubimfashamo nyine, ubwo Bible included. patiraho ndavuga ati igihe cyageze ryari. urumva wabyumvishe mute? nakubwiye nkunda gusoma, kandi iyo usomye igitabo uba ugomba kugira ikintu ukuramo kamere. niba natangiye gusoma Bible, ubundi gushaka gukizwa nabitangiye nko muri za 2018, ariko nkaba mfite nyine n'izindi nzitizi nyinshi. kumwe nakubwiye ni igihe cyawe kiba kitaragera. ari nubwo nibuka nigeze kugenda rwose nanashyizemo amasaka menshi, namenye njya ku mupasiteri ahantu sindi bujye kumanshoninga church n'iki, namubwira ati mfite ikibazo kabisa, haba mu rugo iwanjye, haba mu buzima bwanjye, haba mu migirire yanjye, ndumva kabisa nkeneye amasengesho no kuba nahinduka. aransengera, arampindura. wumve ko nanaharyamye ku rusengero rwaho kubera ukuntu nari nananiwe cyane kubera ibyo nari naciyemo. ariko birangira nyine n'ubundi nisubire muri ya gahunda. urumva nyine igihe kitaragera kiba kitaragera. ariko bigeze mu ntangiriro z'uno mwaka, mu mpera zawo, natangiye kuba interested kuri gospel cyane. hari ukuntu najyaga nkurikira ibiganiro by'abavugabutumwa surtout kuri televiziyo, cyane kuri Sunday services zica ku mateleviziyo. Yego. umuntu uvugabutumwa arigisha, numva aramvuze kabisa, kandi numva solution atanga y'ibibazo byanjye, kuko nayo yaravugaga nkumva ari njye wari kubwira, nta handi nayikura ari mu Mana. agatanga n'imirongo ifatika iva muri Bible. so ndavuga kiriya gitabo kirimo ubwenge. ibyo ngibyo nari nsanzwe mbizi, ahubwo narabyirengagije kubera irari nyine ry'ibyo umuntu aba arimo bindi bitandukanye byo ku ruhande. so the day nagifashe nkatangira kugisoma, nibwo natangiye kubonamo ibintu koko by'ubwenge, binandeba, binampereza uburyo ibintu bishobora guhinduka for the better.
so ndavuga why not ntafatiro nkagendera muri uno murongo. Igihe gito nabigerageje mbona biri gucamo fresh, ndavuga ngomba gufatira. Igihe gito nabigerageje mbona biri fresh. Wow, reka tugaruke kuri uwo munsi wicaye urimo kurikira service cyangwa urimo kurikira amateraniro kuri televiziyo. Uwo mupasiteri ninde yararimo yigisha iki? Ibyo ngibyo wenda reka ne kuganira ku bameze nka n'ubundi rwa ruhande rwa business rwanjye ruracyandimo, birarangira neza se n'abandi nko gukora publicité n'iki, ariko icyo yigishije ariko kuvuga ko impamvu wenda urakora ukabona amafaranga ariko ntuyatindane cyangwa ntagire ikintu akuviramo cy'ukurikiza, ukavuga ati no kubera imivumo y'ibi n'ibi nkumva ko ibintu ari kuvuga buriya nagiye mbona amakontra menshi atandukanye kandi ampereza amafaranga menshi muri career yanjye, ariko tudenku ukabona amafaranga arinza gushira nayo benshi wafashe nta kintu kizimo yakuyemo, n'ubundi ukiri muri iyo gahunda nyine ukabasha kuba wakoramo iyo mishinga n'iki, ariko ntukore ikintu gifatika muri ayo mafaranga kubera intuza, kubera nyine wenda atarayumugisha cyangwa atarimo Imana, atarimo arayubusazi cyangwa ari n'ibyo byose. Ko nshaka kubisobanura umuntu byumva arabyumva. Amafaranga menshi wagiye ubona yaguciye mu ntoki kuko atararimo umugisha, cyangwa se ntiyakugirira umumaro ufatika nyine nkuko yakabaye yari menshi. Ibyo gice hari byaba byarabaye, hari byarakozwe, ariko nkurikije monta yayo nakoreye, ikintu cyakagombye kuba cyaravuyemo cyagomba kuba kiri bigger than that. Amafaranga wicuza ugaboye amafaranga narabonye, ntago njya mbyicuza, ntago njya mbyicuza. Kubera icyo utabyicuza? Buriya ni isomo nyine bumeze nka uri kwiga, buriya niyo ugerageje ikintu ugatsindwa ntuzababare, buriya kizakubere nk'isomo ubutaha ntago uzakigerageza, ntago mba ndi kubyicuza. Uwo munsi umukozi w'Imana arigishije. Wahise ufata umwanzuro ute? Uwo munsi niye myanzuro yise iza mu mutwe wawe? Urumva nakubwiye atangaga imirongo iri typique ivuye muri ikura muri Bible. Yego. So ariko urumva kubera time abafite ntago yakubwira ibintu byose. Urumva nanjye mu bwenge buke Imana yampaye namenye yuko ibyo ngibyo nibyo yafashe bicya kubera umwanya afite, ariko ufashe igitabo ukagisoma wowe ubwawe umwanya uhagije, hari n'ibindi birenze ibyo ngibyo wakuramo. Ubwo first step nakoze ni ukujya gushaka icyo gitabo. Naragiye njya kugishaka, ndi mu modoka ndi kumwe n'abajama, umuntu acaha afite Bible, nibuka ko nari nyikeneye, hari izindi affaire nari ndimo, ndamuhamagara ndamubwira iyo Bibiliya barayigurisha ngahe? Arambwira ni 6,000. Ndamubwira ndaguha 5,000. Arambwira ntago bishoboka n'iki byose. Ndamubwira komeza, urari ngero umuniga cyane. Ndamubwira igendere, aragenda nka metero nk'eshanu, umutima urambwira atari ikira gitabo nagombye kuba nyiguze, kuko ushobora kugura ikindi gitabo n'ubundi gisanzwe kandi kitazana kugira akamaro karenze amafaranga arenze ayo ngayo, cyangwa ngura n'ibindi bintu bitangira akamaro amafaranga arenze ayo ngayo. Why not igitabo nka Bible nta kigura amafaranga 6,000 kandi nyafite mu mufuka? Ngira abakoboye mumuhamagarira garuka, baramuhamagara garuka, then I give him the money. Then what about nibwo natangiye kuyisoma, ndavuga igihe amafaranga nayiguze byangiriye akamaro cyane. Nakugiriye akamaro. Ubwo urayiguze sasa urayitanye kwigura ni kimwe no kuyisoma. Munsi wa mbere uyisoma byo rimeze bite? Ntago wayicuritse? Nta nubwo babonye harimo ibintu bitumvikana byakugendekeye gute? Oya ntago urumva nakubwiye njyewe n'ubundi mfite roots, mfite fondation kuri christianisme kuva mu Gatolika, kuva mu Ghana. Ntago urumva byari ibintu bintunguye cyane, ahubwo demo isoma noneho maze gukura, maze kugira mu mutwe wafungutse cyane kurushaho, ugira understanding iri ku rwego rwo hejuru kuruta uko babikwigishaga kera muri za batisimu za Eucharistia kera z'abana. Nyine ubyiga kugira ngo uzagende bagukorera ibirori byo kubatizwa, bagukorera ibirori byo guhabwa Eucharistia cyangwa ibyo gukomezwa uko babyita, ariko ntago ubishyize ku mutima, kuko umwana w'icyo gihe we abatekereza
batekereza kuzakorerwa ibirori ngo bamugurire agakositime yahawe yabatijwe ibintu ibiryo byiza. Ari nk'umuco nyine. ari nk'umuco nibyo nakubwiye ariko iki gihe rero ubu bitekereza kugira ngo bikugirire impact iri positive ku ntuza ku mutima wawe cyangwa mu buzima bwawe. Nose Bruto watubwiye nyine tuwasomye ibitabo byinshi mbere yuko unatangira no gusoma Bibiliya, ibitabo bya business rimwe na rimwe bikagufasha wenda kubaka career yawe bitandukanye. Utubwire ni Bibiliya yaguhinduye mu buhe buryo? Tubwire utuntu duke Bibiliya yaba yaraguhinduye ukavuga ati ndimeze gutya kubera Bibiliya. Bon, urakoze. Icyambere guhindura spiritually mu buryo bw'umwuka urumva no mu migenzereze nyine urumva umwuka ujyana n'imigenzereze yawe. Hari ibyo nk'uko wenyine nakubwiye naguha example, hari umurongo nasomye ndumva igitabo nagisomye maruhera ni Yeremiya, bari muri Yeremiya niba atari Ezekiel, byose birasindatangira na Yeremiya na Ezekiel usigaye basoma urumva. So niho nasomye nyine ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ariko ubwo ntago ari wo murongo uguyeho ko yewe ntago nsoma umurongo umwe. Iyo ngiye gusoma ubwo nkuko nawe nsoma udutabo dutandukanye, iyo usoma chapitre yose nyine ufata Yeremiya ukavuga ati ngiye kumusoma murangize kuvuga ngo uwo murongo ubuguyeho, ariko haba ari n'ibindi byasasi uwo murongo biwusobanura neza bikumvisha uburyo nta mahoro y'umunyabyaha nyine. Ugasanga koko ibyo bintu uwo munyabyaha bari kuvuga ari we bavugaga n'ibyatumye atagira amahoro bari kubyishyiramo aho ngaho, bakaguhereza example iri typique ugasanga ni we iri kubwira. So ukavuga niba rero iyi example ari ngiye wigwaho nkaba nahindura ibingibi imigirire runaka nkaba nayihindura, nshobora kwihindura nkagira amahoro umutima wanjye nkabaho umuntu ubuyeho ubuzima butekanye. Kuko icyo gihe cyose umuntu aba arabayeho n'ubwo barakoreraga ayo mafaranga cyangwa niki ubu yabona, ariko nta kuba yaba utekanye. Kuko niba ufite amafaranga ukajya mu kabari ukavaho iyo urwanye, urumva kubera ko abonye amafaranga, urumva ayo mafaranga akamaro kayo ari akahise ntako, cyangwa n'akamaro kayo uyafiteho icyo gihe si keza. Yego urakoze cyane. Umurongo ugenderaho bo muri Yesaya ibice 57 ku murongo wa 21 avuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha niko Imana yanjye ivuga. Uguze Bibiliya birajyanye mu rugo utangiye gusoma. Hari benshi batangiye urugendo rw'agakiza n'inzira y'agakiza ko Satani nawe aragushaka, abashaka ko wagaruka kugira ngo umukorere. Ntago yishimira ko utangiye urugendo rwiza, urangije utangiye urugendo. Aha mu ndirimbo yawe yitwa Byose kuri Ja numvisemo ya magambo yawe meza y'ubuvanganzo. Abantu benshi buriya baranagukunda, bakunda imyandikire yawe, bakunda filozofi birimo n'amagambo y'ubwenge. Siko nagize amahirwe yo kujya iri epfo za Butare ukihava, abantu batabise niba hari n'umusaza wabayeho wari ufite ikiboneza mvugo daboji afite ikinyarwanda cyiza. Ikibazo cya mbere, niwe muntu muri industry yo mu Rwanda wari ufite amazina menshi. Hari izina wigeze witwa igihomora cyiza? Nibyo kabisa. Wiswe Kemosa Baby biro bikingiye abanzi n'andi mazina menshi. Kumaze gukizwa uzayagumana cyangwa ufite gahunda yo gushaka andi mazina? Ayo mazina y'amabandi urumva nka Paulo yari Sawuli yakijwe ati munyite Paulo. Yakobo ahindura amateka yitwa Isiraheli. Abraham ahindura amateka ya Abraham. Sasa igihomora cy'isi Kemosa Baby sana yose hari n'abari pacini ibisambo bikuru byabayeho kuri iyi si byose amazina yakiraga. Nayo ngayo rwose ibisambo abagizi ba nabi ngomba kuyakuraho. Umva uzitwa nkande sasa cyangwa urateganya kwitwa nde? Niyo wanyita Papa Khalifa byaba bihagije. Ngombwa no kumenya uwo ari we, ukamenya kumva n'ubutumwa ngo nicyo kimpuza n'abantu banjye. Ejo bundi nagiye kuguhamagara nkase Daboji nzi ndahamagara Daboji msiko byangoye kavuze nkavuga ni umupapa uraho. Nari ngiye kureba amazina yawe Ndayishimiye Bertrand ngo mpamagare Ndayishimiye Bertrand. Ababishaka bajye banyita Papa Khalifa cyangwa Kimosabe. Kimosabe bira naryo ntacyo ritwaye. Ariko ubundi igihomora cy'isi n'ibindi bajye babyibona.
yo marakisi ibyo rwose ntabwo byakora iki ati gihe nayo mabandi hari igihe kigera ukumva se uzashaka nk'izina ryo muri bibiliya kuryitwa se bon erega buriya ntago ari ngombwa gufata izina ryo muri bibiliya nshobora no kubaka iryanjye ntanzwe mfite yego nkarikoresha ikintu kiza ahubwo rikajya mu yandi mazina atandukanye cyangwa akomeye ubwo ujya gukora izina ry'abatagatifu ntagaruka bararikuye muri bibiliya ahubwo n'iry'aba yarakoze kubera ibikorwa byiza turaza kugaruka kuri ibyo bikorwa byiza urimo utegura gukora wari ufite babajama bawe nabonye ba Gringo n'abandi bose bari basanzwe ari abajama bawe kumva ngo Daboji yakijijwe babyakiriye bate ntibavuze ati musa iyo nzira urimo ni y'abasaza ni y'abakecuru buriya riba hari ikintu nabonye nuko abantu nubwo ibyo baba barimo byose Imana baba bazi ko ihari kandi bayitinya nko mu bajama banjye bo barani n'abanyabwenge cyane nanjye ndubaha cyane ibintu by'Imana barabizi neza buriya baranabizi kundusha cyangwa barabizi nk'uko mbizi ahubwo nuko igihe cyabo kiba kitaragera ngo nabo bahinduke kuko nk'uko bivuze Elijah nyine Green n'umwana wo mu bantu babakizwa cyane kuko na Gadsani nawe muheruka vuye wawe ejo bundi arimo avuga ati wari Paulo wari Saulo agiye guhinduka Paulo babyumvise abajama babyakiriye bati urumva bo kugira ngo babyumve ntago byari byoroshye cyane kubera ko nkuko rakubwiye cyangwa nabisobanuye nari kapitene w'ubwato nari mbarenze muri ubwo busazi so iyo babyumvishe rero baravuga ati ibi bintu se birashoboka kubyumva bwo ntabwo wahita ubyemera ariko the mode tumara igihe turi kumwe bagiye babibona ubu ngubu se baba bamaze kubyakira barabyakiriye cyane ku buryo nabo bumva bifuza kuba bakorera bonse gukorera Imana ariko hari nk'imigenzereze baba bumva bahindura bitewe nuko baba bavuga ati niba wowe warabikoze bigashoboka umuntu twafatagaho nk'icyitegererezo twabonaga ari ibintu bigoye cyane kuba byahinduka natwe byashoboka ariko wenda igiye kubera ko cyabo kitaragera ntago baba barakora iyo step ya mbere ngo babikora ariko nibyo mbifuriza tu ibigeragezo wahuye nabyo ukimara gutangira urugendo rwo gukizwa n'ibihe rero ibigeragezo sinavuga ngo hari ibigeragezo nahuye na urumva ikigeragezo ubundi cya mbere iyo ari umuntu wari ufite pride yo kuri ya rwego ubwibone budasanzwe hari n'ukuntu wumvuga ati buse ndavuga ko nkorera Imana abantu bikagutera isoni n'iki byose bikabanza kugutera isoni ariko naje kugera ndavuga ubusa abandi bantu bakaze ko babivuze baba iki nkayanga n'umuntu nzi ari umujama buriya ubutumwa bwa nabubonye buca kuri ntonda bavuga ati nindamuka ngize ikintu uvuga kuri birabaza avuga ngo naramwiganye n'iki byose ko ariko nayibonye nanjye narahindutse kabisa ndavuga uriya musaza ko ari umuntu mukuru kabivuze hari icyo bimutwaye ko aho bwiyo bivuze biguha amahoro ku mutima bigatuma nta n'umuntu uzashaka kukugerageza tuvuge mu bundi buryo kazavuga ati umusaza bimeze gutya na gutya ubwo nyene urumva ntihabura abanyita ngo murokore n'iki byose bakebya ni blague ariko nyine ntacyo bintwara ubu ngubu namaze kubyakira ntacyo bitwaye so ibindi bigeragezo rero nazabyanganira kubera ko ibigeragezo nahuraga nabyo n'ubundi ndi mu buzima nabayemo cyangwa nacagamo igihe gishize nabyo byari ibintu bikomeye cyane ku buryo byari challenge ikomeye ku buzima bwanjye so ntago ari ibintu ntabasha kwihanganira tu ariko wabitubwira ko yewe n'undi muntu kumvise uyu munsi akavuga ati nanjye nagiye ngambira gukizwa ariko bikanga agahita avuga ati bya bigeragezo nahuraga nabyo kumbi hari n'undi muntu wahuye nabyo uraza no kutubwira uburyo wabisohotsemo cyangwa icyabigufashije ibigeragezo guhura nabyo ni iki se kiragiye hari intuza celebrity kuzanira kuba wakwirukanka mu bagore hari ibintu byo kujya mu biyobyabwenge hari ibintu byo kujya hari ubwibone budasanzwe kumva kuri igitangaza kandi nta cyugura icyubura umuntu usanzwe nta birenze usibye ko ariyo business ukora so ibyo ngibyo ni ibigeragezo rero mpura nabyo nk'iki gihe urumva nanone ibyo ariko bumva naramaze kubitsinda ntago babikimfata kumva ukabona nyine
urazi nk'irari nk'umuntu yagiriraga ubusinzi ukabona abaniga barwamagaye dufite amafaranga baragufoninze batumuze gute kumva umutima urakuriye n'iki byose ukibuka ko udaheruka kubonana n'itsinda ukumva wagenda ariko nanone natekereza ingaruka nabikuragamo nkavuga ati ntacyo bimaze biriya n'ubundi ni ibintu bishira nkabyorera. Tugaruke ku muziki wawe. Abantu bafite amatsiko bo kumva ufata beat ukayifiringa ugashyiramo flow na verse zo muri Bibiliya. Ugiye kuturirimba indirimbo yitwa byose kuri ja. Byose kuri ja urayishaka nta ntuziriho nta beat irimo. Icyakorohera ni iki? Ahubwo mumbwire uko mubishaka. Turashaka nta beat akapera. Turashaka nta beat. Akapera. Okay. Iratangira byose kuri ja. Byose kuri ja. Ngibyo twifuza byose biva kuri ja, byose kuri ja. Byose kuri ja. Ngibyo dushaka byose biva kuri ja. Ngo nibihanga ngiye byo mwisi bihanga mu Rwanda iminsi ntuzigire igitangazo kiri hano kwisi uko uzaba ejo siko uzaba umeze ejo bundi gerageza ucishe make mu ngene y'abarundi jya wiyegereza abakubyaye nibo bakuzi ibuka iminsi yose bakumenyeye imicuzi tugita n'ibibango mbw'inkweto ihinduka inyusi nibitaba gutyo uzarangira nka bamwe tuzi buri uko bukeye shima umuremyi umukuze mumenyesha ibikugoye ugogera imuwezi abuzi kubereye inzitizi ubahereze hano munsi y'ijuru niko ibintu bimeze uhoraho ni uhodana umuti n'urukingo ni ufite ki y'akavumo k'umufungo ni ufite bento ni ufashe gengo ni utanga icyangwe cyose tugakora kombo gendera ku rugero rwa Kristo niwe mento iyo Bible yeraba ribigira besto va mu bikoresho kora isengesho isabato nibayageze ubyukutemo stempo ja yabagize imitwe mwigira imirizo numwa zose ziratera muzimenyekirizo mwanze kumva ibyazo mwahize mu gahezo reka dutegereze iherezo ikiriho no kuzapevera imiruho no kuzapevera ibihano muri mu miniho uwapinze iby'uhoraho azahomaho trust me guhomaho bihoraho keyword no kubaha Imana tukajya ku mavi tugapfukama tugasabira abana n'abanyina tukarokoka umuriro gurumana itara rya Yehova nirimurike bagaragu b'umwami nimukanguke abubaho Uwiteka mukiranuke gidaridire mwisi ntiribashuke barizwa mu bagaragu ba Adonai sinyifata ibipampa sinyijya hayi nzaguma ku muremyi wanjye tiradai kuri rurema niho nkura wifi byose kuri ja byose kuri ja ibyo dushaka byose biva kuri ja byose kuri ja kuri ja byose kuri ja ibyo twifuza byose biva kuri ja umuramyi abarizwa mu ba Adonai ati nkifata ibikoresho kuri rurema niho nkura wifi mu bintu uvuze nkunzemo akantu Bible tuyigire besto niturangiza keyword ni ukubaha Imana ariko ngo ntabwo ugifata ibipampa n'ibikoresho nibyo se iyo ntambara iyo munakibitangira yafataga ibikoresho hari igihe utangira urugendo wenda nimwe ukajya winyabye mwuka wera twe turakizwa mwuka wera akaba ari uhindura bimeze bite ntabwo ukibifata maze igihe kinini kabisa nabigerageza kandi there's no going back no going back ntabwo nzasubira inyuma kabisa hanyuma se iyi ndirimbo yaje gute iyi ndirimbo aya magambo y'indirimbo yakuye he wayatekereje ute iki kintu nyine cyakujemo wenda kikakwinspira kigatuma ukora iyi ndirimbo urakoze nyine urumva wowe iyo usoma iryo jambo ry'Imana ukumva n'ibiri kugenda bihinduka muri wowe ubona noneho izina zanditse ndi muri quarantine kiriya ni igihe buri muntu wese yarabonye cyo kwitekerezaho cyo gufata umwanya uhagije urumva nta izindi shuguri ziriho nta pressure z'ibitaramo nta pressure z'icyo uvuga ngo ku isoko nta bintu nashyize hanze abandi bahanzi bakoze sindi wendi ku rwego runaka byampaye time yo kwicara ndatekereza bihurirana rero nuko nari ndimo nda put myself together kugira ngo
njye mu murongo w'Imana. So iyo ndi umu artiste uba wicaye mfite instrumental zitandukanye, mba narakuye ku ba producers batandukanye. Iyo wumvishe rero igushimishije cyane, urumva none ndashaka no gucishamo ubutumwa bujyanye n'ubw'Imana, hari beat utashyiramo ubutumwa bw'Imana kubera uburyo ibiguruka cyangwa ari ubusazi, ukavuga ati ubuse ikintu navugamo hari umuntu wacyumva ari gospel, nshaka beat yoroheje, ndavuga reka nyijyemo ubw'Imana nayo Roho Mutagatifu irakumanukira icyo gihe ugacora. Ugiye gutanga ubutumwa bumeze gute rero nyuma yaho ukijijwe? Bon, ubutumwa ni ubutumwa bwubaka imitima n'ubundi. Nkurumva nk'indirimbo yaba umuntu ukurikira Imana cyangwa ubaha Imana arayumva. Ubundi ubutumwa bwanjye bwa mbere ni ukubaha Imana, niyo keyword ngewe ntanga ku bantu. Buriya kubaha Imana ni ukubaha amategeko y'Imana. Iyo wubashye amategeko y'Imana ntabwo ahantu wahurira n'amategeko y'abantu, nawe ntiwakwirwa uyica, ntiwazigera ugongana n'amategeko y'abantu. Niba bakubwira ngo ntuzibe, waba ukora muri bank ntabwo uziba, nibo bubaha amategeko y'Imana. Waba ukora muri ministeri ntabwo uzajya kwiba inkunga leta yahaye abaturage. Aho ngaho nta hantu uzahurira n'amategeko ya leta, kuko ibyo baguhaye ngo utehereze abaturage uzabitanga nk'uko babiguhaye, kubera ko mu mutima ukorera Imana. Niba bakubwira ati ntuzasambane, niba nta gusambana ntabwo uzagirira umwana mutoya ngo ube umufata babe bagufunga imyaka 25 cyangwa se ingahe, kubera ko umwana muto yamubonye agenda ntiwatekereza ku myaka ye, uramushutse, uri umuhungu, umusore cyangwa umugabo, kubera n'amafaranga uramusambanyije, baragufunze kubera yuko urenze ku itegeko ry'Imana, ariko isuhura nanone n'itegeko ry'abantu naryo rihise ribiguhanira. So nuwa ngo ubaha amategeko y'Imana n'ay'abantu ntaho uzahurira nayo, ntayo uzagongana nayo. So ngewe rero ubutumwa bwanjye nshaka gutanga ni ubutumwa butuma wowe ubaho neza utekanye mu mutima wawe, mu buzima bwawe n'abaturanyi bawe na rubanda rundi. Nibyo bizaguha umugisha ku bantu, kandi nubona umugisha ku bantu n'Imana buri izaba yawuguhaye. Amen. Nubu na umugisha ku Mana uzawubonera no ku bantu. Mwanya turaza kwinjira ku kwakira ibibazo, ibitekerezo ndetse n'ushaka no kuganira na Bulldog. Inzira y'agakiza watangiye, ni ibihe bintu wayungukiyemo ushobora gusangiza abantu badukurikiye? Bon, ibintu nungutsemo, icyambere hari inshuti nshyashya nabonye kandi zikomeye muri iyi nzira natangiye. Kugeza amagingo hari nk'abahanzi jewe bimaze kuvugana nabo bakomeye, babyishimiye umurongo nafashe, bakomeye mu gihugu kandi muri gospel, ntatekerezaga no kuzavugana nabo. So ibyo byampaye motivation ikomeye cyane. Ni ibintu bitaba muri monde ya Sakira Music. Ni gake cyane umva umuhanzi muri ku isoko rimwe ahaguhamagara kubwira ngo ibintu wakoze ni byiza, nabyishimiye, ko habamo jealousy na envy cyane. Ahubwo umuhanzi iyo yumvisha wakoze ibintu birenze cyangwa byiza, ahita surtout wenda nk'ibijyanye na career yabo ya music, ahita yumva ko yasizwe, agasya gushaka nawe uburyo yakora ibishoboka byose ngo agaruke kuri top, nawe abari uvugwa. Ahubwo kugira ngo yapress ikintu wakoze ni gake cyane, bibaho cyane. Ariko ino support nabonye yo mu bahanzi ba gospel, abampamagaye n'abahanzi bakomeye kabisa, ndabashimira kandi I'm looking forward gukorana nabo. Ikindi icyo nakuyemo ni amahoro yo ku mutima. Nta sinkigira ibintu byo gushikagurika, nta kintu kimpangayikisha ngo numve nataye umutwe. Mpita mvuga ati niba iki kintu gihari, iki kibazo nkereka Imana, hanyuma nkavuga ati ja ari muri control, kubera ko Imana ishobora byose, kandi nkaba nzi ko ndi mu nzira yo gukiranuka, nta bintu bidasanzwe ndimo ndacamo ntandukanya n'umuremyi wanjye, uko bimeze kose azamfasha kubikemura. Ikindi nta gaspillage nkigira. Urumva niba narafataga amafaranga ashobora kurenga 50,000 nkagurira abantu inzoga buri cyumweru cyangwa arenga, ntago ayo mafaranga ko hari n'igihe wajyaga kuzibagura udashaka kuzinywa cyane ari kugira ngo wigaragaze cyangwa werekane ko uri powerful cyangwa se ufite ubutunzi cyangwa se umeze gutya na gutya.
so urumva izo gaspillage ntabwo zabaho. Nashaka ikindi nyakoresha cyiza cyangwa se nkayafashisha umuntu kugira ngo nigaragaze ku Mana ahubwo kugira ngo nigaragaze mu bantu. Budo, ni izihe nyungu umuryango wawe ubibonamo ku ruhande mbega rw'umuryango wawe? Bon, umuryango wanjye inyungu wabonamo nuko gire warabyishimiye se umuryango nta wawe kuntu umuryango wabyakiriye gute? utabyishimira ibintu nk'ibyo ngibyo byonyine. Wenda ngiye nko ku babyeyi banjye aba ari ikintu gikomeye cyane, nko kuri mama wanjye surtout nawe ni umuntu ukishijwe, so iyo yumvisha umuhungu we rero yafashe umurongo nk'uwo nguwo ahimbaza Imana bikamushimisha cyane. Urumva ni ikintu kiba umuryango wanjye wose warishimye. Urumva ikintu rero gishimisha abantu bandi nawe ugomba kukishimira kandi ukanagikomeza, Imana ibiguhayemo imbaraga n'ubushobozi. Mbere yuko twakira abakunzi bacu ibibazo bibiri, hari abantu bavuga bati Bulldog ntago arakizwa. Bamwe numvise urabizi ntago abantu Satani akoresha bamwemere ntago bajya babura. Bati Bulldog wabonye ibyabaye kuri Kanye West, aherutse gutangaza ko yakishijwe mu minsi yashize, aba bagiye kubona ubona atangiye kwiyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. But ariko Bulldog nuko abona ari ibintu bigezweho. Mbere abantu bavaga muri gospel bakajya muri sekira, ariko bari kuva muri sekira bakaza muri gospel. Abonye Liza Kamikazi yarimo nabimbwira ko mwaganiriye cyane, yanishimiye icyemezo wafashe. Nabonye ba New York, wabonye ba NPC, bose bisa naho ari ibintu bigezweho none kuva muri sekira bakaza muri gospel bakakira agakiza. Bati bari no mpamvu Bulldog yabikoze nawe nuko ari ibintu bigezweho. Wabikoze kuko ari bigezweho cyangwa wabikoze kubera ko wabonye izo nyungu abantu babifata gutyo? Nowe butumwubaha. Urakoze. Nta muntu n'umwe niguraho umubare hano ku butaka, nta na raporo mba ngomba kubatangaho. Icyo ni icyemezo nafashe straight kuva ku mutima wanjye. Abanzi neza cyangwa bari muri entourage yanjye ibyo ngibyo babiguherera testimony, baguha ubuhamya bakabikubwira. Kandi ibyo kuvuga ngo nta nyungu zidasanzwe no muri isi nari ndimo ya Sakira Music nabonaga narinjizaga, ntago nari umuhanzi uvuga ngo navuye kuri top ku buryo ntinjiza amafaranga muri career yanjye cyangwa ntabayeho kuko simbayeho nabi. Ikindi ndumva ari ibyo ngibyo nababwira. Bagomba gutegereza bazareba uko ibintu bimeze. Ufite na degree umuziki utinjiza wajya kudepose, ufite na degree yawe. Mfite uburyo mbayeho, ntago mbayeho rwose ntago mbayeho nabi ku buryo mbango nje gushakira ubuzima muri gospel. Jewe ni icyemezo cyanjye cyo kugira ngo nshyire ordre mu buzima bwanjye, ubundi bijyaniye cyane n'ubuzima bwanjye kuruta kariyeri yanjye. Urumva kuko ubuzima bwanjye bwabayeho nta ordre iri mu buzima bwanjye, so nashatse gushyira order mu buzima bwanjye biciye muri gospel cyangwa mu ijambo ryiza ry'Imana cyangwa mu nzira yo gukorera umuremyi. Yego. Hanyuma Brudo, kandi ibyo ngibyo ni ibintu bifata process. Witangira kuvuga ngo tudenkungo ndahita mpinduka mu marayika cyangwa igitangaza. Agakiza n'urugendo cyangwa ibyo ngibyo ni ibintu bigenda gake gake. Demo uhura n'abantu beza bakakugira inama nziza cyangwa ukomeza kwihugura ku bijyanye na gospel cyangwa ijambo ryiza ry'Imana, demo ugenda uhinduka for the better. Yego. Hanyuma nari mfite ikibazo nyine, wenda abantu bashobora ko bari gukumva bavuga ati wenda wabona nyine agiye kuzajya akora indirimbo za gospel akabivanga, uzajya ukora gospel yonyine? Bon, plan y'umuziki wawe nanjye nicyo kibazo nagomba guhita nkurikizaho kukubaza. Urimo urabitekereza gute? Nakubwiye ibyo byose ni urugendo kandi bura no mu ntuza no mu buzima busanzwe. Niyo wakizwa ntago bigutandukanya n'abantu mwabanye badakijijwe ngo bacireho iteka, kubera ko nanjye ntawanciriye iteka. Na Kristo yazanywe n'abarwayi, ntago yazanywe n'abantu bazima. Yes, hari uburyo rero nzajya mpura na monde iri outside of gospel, nkagira uburyo nkominikana nabo. Hakaba n'uburyo nanone ngomba kwiconnectinga na gospel, ariko
ibyo ni gahunda yanjye nkiri no gutekerezaho cyane, ntabwo ndafata final decision. Iyo umuntu amaze kwakira agakiza, ijambo ry'Imana ritwereka ko deje mu mutima wawe wamaze kwemera, ukemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, umwakiriye, ubyatuza n'akanwa kawe ukajya kubatizwa mu mazi menshi. Byaba byarabaye warabatijwe? Ubwabyo sindagirana na church njyamo yo gusengeramo, usibye yuko mfite abantu tufatanya byo kwiga ijambo ry'Imana no kwihugura cyane. Ibyo nabyo bizagira igihe cyabyo, nakubwiye ntago ndaho umuntu kazi cyangwa uraheza cyane ku buryo ntahita tudeng kumvuga ngo ninje muri process yo kujya gushaka umubatizo n'iki byose ntaranamenya neza uko bimeze. So urumva bigendamo gakeya, ntago nirukanka cyane, ariko uburyo ngendamo ibyiza mbonamo ni byinshi kuruta ibibi. Yego, ku buryo ubona bizarangira ugiye kubatizwa ukagira n'urusenyo ku ijambo ry'Imana ryo ridusaba kugira church kandi tukaba committed kuri church yacu, ku buryo uzajya gutanga icya 10 ugatanga n'ituro ry'ukuri amahoro n'ibindi, urabiteganya? Icyo ngicyo cya 10 cyo rwose ngomba kuzajya jewe nari narabisomye ahantu. Yego, numva ni ikintu cyangombwa cyane, nari narateganya no kuza wenda kugitanga ntanatekereza iby'itorero. Hari ukuntu ushobora ntago nimara kugera muri church runaka, kuko buriya church sizo nkiri imbere kuruta imyemerere cyane cyangwa kuyoboka cyangwa gukiranuka. Ariko ku ruhande rwanjye ikintu kijyanye no gufasha, n'ubundi nafashaga ntaranakizwa, nageraga ibikorwa byo gufasha abantu najyaga nkora ku giti cyanjye, ntanagiye kuri media nk'uko abandi ba celebrity babikora kugira ngo hagire ibyo bagaragaza. Ariko I'm looking forward to it. Nabikoraho kabisa, biragoye, ariko hari igitabo nasomyemo baravuga ati iyo bikoze ni ngombwa ko ugira inyungu ubonamo, ariko ubwo nyine urumva biragoye ugira gutya tudenku ugafata ibihumbi bagarangaye cyangwa se miliyoni zingahe, ukahita ugati ngiye gufata aya mafaranga mpite nyatangaho icya 10. Biba bigoye, ariko niba ngomba kuzabigerageza kuko ndi umuntu ukunda guhinyuza koko. Nimbigerageza nkabona akamaro kabyo, nta cyambuza kubikomeza. Yego, ngo tugeragereshe gutanga icya 10 n'amaturo. Cya 10 ni itegeko ry'Imana, kandi gutangira Imana no gushyigikira umurimo w'Imana uhabwa umugisha. Bulldog ngo utuye kuziga inyisho zijyanye n'umugisha n'icya 10. Urano ino Colgate umuti w'amenyo, uzasoma amateka buriya Colgate buriya ni umuntu. Buriya musaza yatanze icya 10 kubera ukuntu nabonaga agenda yunguka, ageze no kubera ukuntu gutanga icya 10 no gushyigikira umurimo w'Imana yabonye bimuzanira inyungu nyinshi. Agera arenga icya 10 akajya atanga icya 20 n'icya 30. Cyangwa uzasome story za Runo Schwarzenegger komando muri filime, weravuga sinjobe kujya kubwiriza ariko amafaranga azajya ava muri movie. Aragenda agafata ba Joel Austin bo muri Lakewood Church akagenda basupporting, tugende mukore ivuga butumwa. Ibyo nanjye nzabigerageza. Imana yagiye bashyigikira cyane abo bantu, nibyo n'abatunzi bo ku rwego rwo hejuru. Ibyo yakubaje cyatumye ureka ibiyobyabwenge, yakubaje inama wagira urubyiruko. Ariko mbere yuko tujya ku nama wagira urubyiruko, ubundi wigeze ubikoresha? Kenshi hari ahandi twagiye duhurira mbere yuko nanjye nza mu gakiza, mu biganiro byinshi ntabwo mwanyemeraga ko ibikoresho mwabifataga, kuko tuvugisha ukuri kw'Imana. Noneho ntituvugishwa kuri ko abantu bashaka kumva, tuvugisha ukuri kw'Imana. Wigeze ubikoresha? Arabikoresheje, uriya biragoye kuba umuraperi utagira drug akoresha. Ukora rap ni bake cyane, barahari ariko ni bake cyane bakora rap yo muri iki gihe. Ushobora kuba utanywa marijuana, weed nyine, akaba nk'inzoga. Ashobora kuba atanywa inzoga, akaba akoresha ibindi biri grave za heroin n'iki, za cocaine, ibinini bitandukanye. Hari ibinini abantu banywa bakajya n'inshinge. Ibyo ngibyo wenda birenze urwego rwa hano mu Rwanda, ariko nyine nagize amahirwe ngenda mbivaho buhoro. Buriya nagiye kujya kurangiza gahunda, bimwe byinshi za weed narazivuyeho,
nsigaye byibuze kuri alcohol nari nsigaye ku nzoga inama waha urubyiruko? inama naho urubyiruko rero buriya ababwira yuko ni byiza gukora ukiri mutoya. Noneho gukora ukiri mutoya byaguhira ukoze ibyo ukora byose ukiri mutoya, muri izo mbaraga ufite ugakorera n'Imana. Ntekereza ko ari bwo wabona imigisha myinshi cyangwa se inyungu nyinshi n'ibyiza byinshi, kuko ugiye imyaka y'ubutoya ni imyaka ishukana cyane, ariko ugize amahirwe ukubaha Imana ukagendera mu murongo wo kubaha Imana muri iyo myaka y'ubutoya bwawe, ntekereza ko wazagira uburumbuke bwiza cyane mu gihe kizaza kuruta, kuko hari imyaka ushobora guta y'ubutoya bitewe n'ibyo bintu uri kugenda ukatiramo. Ushobora kujya mu myaka y'ubutoya ugashaka kuyinezezamo, ugakuramo ingaruka zizaguherekeza mu minsi yawe yose isigaye y'ubuzima. Nanone mu bitabo byanditswe, ntabwo njya nibuka ibitabo byose neza, ariko hari imirongo nasomye ko buriya iyo ukoresheje igihe cyawe neza cy'ubutoya ukorera Imana, wirinda ibyo Imana idashaka, wirinda ubusambanyi, wirinda inzoga, wirinda ibyo biyobyabwenge bindi byakwangiriza ubuzima, wirinze kurya ibitari ngombwa biziririzwa, ugira ubuzima bwiza ku buryo usaza. Buriya gusaza ni igihembo Imana ihereza umuntu wakiranutse. Yego. Yes. Ufite amavuta bro. Ibyo bintu byose, ibyo ngibyo biri mu gitabo cy'umugaragu w'Imana Salomo, mu mubwiriza n'imigani. Yego, n'imigani. Nanone icyo cyanditswe kiba mu nakagira uhinyura ubusore bwawe, ni intumwa Pawulo yandikira Timoteyo, nakagira uhinyura ubusore bwawe. Turimo turagana ku musozo w'abantu badukurikiye, none benshi barashaka kuvugana watangiye, usibye kuba warayiboneyemo amahoro, Imana itangiye kuguha umugisha, natwe uzatubera umugisha, kuko umuntu w'Imana iyo Imana yamuhaye umugisha abera n'abandi umugisha. Natwe watumye show yacu igenda neza uyu munsi, hano ko watubereye umugisha byatangiye. Nanjye ndashaka kuba urugero rwiza ku bajene cyangwa abandi bantu bari mu nzira nk'iyo nari ndimo, ku buryo niba babona ko ibyo nacemo bishobora kumpindura nkawe, nahinduka undi muntu bikampira cyangwa bigacamo, nabo wenda bakazayoboka iyo nzira. Nsaba Imana ko yazabimfashamo cyane, sinzabisuzugurirwemo, kugira ngo nabo bazafatireho cyangwa babibonemo urugero rwiza. Hari message zindi nagiye nakira ndaza kuziguha ziri prive. Abaraperi bo muri gospel benshi abitwa Bakagoma Kimanel, Max Plate Karyango na ba The Pink bavuga bati wow, naze tubane nawe rwose, turabyishimiye, baguhaye ikaze. Hari n'abapasteri benshi nagiye mbona babyishimiye cyane, bavuga bati naze kabisa. Ibyifuzo bitatu ufite usengera? Ikintu cya mbere buriya nsaba Imana nuko yamba hafi mu nzira nyine ndimo, akaba ari iyobora inzira yanjye. Icyo ni kimwe. Ikindi cyifuzo nsaba Imana, biragoye kwita ubibona aka kanya, ariko icyo nicyo cya mbere gikomeye cyane nsaba Imana, ko yagendana nanjye muri ino nzira, ku buryo ntazatrebisha, ntazanyerera ngo mbe nakongera kugerageza gusubira mu nzira nahozemo, kunjyana mu bigeragezo nahozemo cyangwa mu bintu nahozemo back in days. Ibindi byansaba kubitekerezaho cyane, ariko icyo nicyo cya mbere. Ikibazo cy'amatsiko, ninde muhanzi wo muri gospel wumva mwakora n'indirimbo? Bose babishaka twakorana kabisa. Ari nk'ubu ufatwa avuga ati iyi ndirimbo y'uno muhanzi ndimo ndayikunda muri ibi bihe, ati turamutse dukoranye indirimbo byagenda neza. Cyangwa duhere ku ndirimbo urimo ukunda muri iyi minsi irimo igufasha ya gospel se? Yewe rero indirimbo ya gospel nkunda muri iki gihe ntago ari ya vuba, ariko ni indirimbo yahitinze byatari, ni indirimbo ya Rehoboth yitwa Imana ni byose. Waturirimbiyeho gatoya. Hari ahantu uriya mudamu aririmba ngo nagusabye ibintu bibiri ntubinyime, umwanya nkiriho kujya
kuva bitagira umumaro yego n'ibinyoma binjye kure Yego. ntabwo mba nzi kuririmba neza nkawe ariko ni nk'ibyo bintu ubundi nsaba Imana urumva nibyo bintu nifuza tugendeye kuri ibyo byifuza umpe kuva mu bitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure kandi n'ubundi mu ndirimbo yanjye nasohoye muri izi 3 zaza kuri iriya EP harimo iyitwa Cyoroshye yego hari ahantu mvugamo ngo nasabye Imana kunkura mu isi yo gusaragurika uza kuyumva cyangwa nakunze ukuntu wabigereranyije neza ati ni isi yo gusaragurika ubu ngubu nyine nkaba ndi mu yindi si itari iyo gusaragurika nasabye Imana kunkura mu isi yo gusaragurika urakoze rero bigahurirana n'ibyo iyo umudamu hari abavuga ngo nagusabye ibintu bibi uriya mudamu yitwa Liliane Kabaganza aririmba neza cyane aririmba neza cyane icyo cyari ikibazo kimwe cy'indirimbo iri kugufasha muri ibi bihe n'indirimbo yitwa Imana ni byose ya Leopold Ministries umuhanzi se muri gospel urumva iyo uje muri yewe rero gospel ntago nayumvaga cyane mvuga ngo ndazi indirimbo zindicara ngo nzumve nshobora kumva indirimbo y'umuhanzi kubera yuko yagize power play ariko buri muntu wagize power play ntago ari ufite indirimbo nziza gusa hari n'izindi ziba zitaciye ku maradiyo cyane ariko zifite ubutumwa bwiza ariko abahanzi benshi baririmba gospel ntuza hari Aline Gahongayire aririmba indirimbo nziza zigakundwa kandi zifite ubutumwa bwiza hari Israel Mbonyi we n'ibindi hari no mu mama ninde Eliza Kante oya ubwo ntuze Gabi Kamanzi ya sister wanjye kabisa twaranavuganye yarabyishimiye ukuntu nayobotse yego ninde hari Olivier wo muri Olivier Kavutse muri Beauty for Ashes yego abandi ni bande Tonzi sister wanjye ni umuhatari cyane urakoze cyane abunga n'abaraperi nabo njya mbumva nkavuga ati sawa cyane ni nkande muntu umse muri gospel hip hop Bright Patrick Cyakaryango Bright Patrick Patrick kungu bari ari hands ufite skinhead yego ni uri hanze wasohoye ejo n'indirimbo yitwa Renverse ndakunda gospel cyane muri hip hop yego abari abasista banje ba The Pink nabo ni sawa cyane sawa tuzakora ibintu Imana nidutiza umwanya hari cyane twigiye ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga nanjye nicyo nari ngiye kukubwira Kristo azakomeza gushoboze muri runo rugendo rw'agakiza ntawe rwishoboza ariko Imana niyo yini idushoboza wakoze cyane kuza kubana natwe dusoza ikiganiro uramutse bagutumiye nk'ahantu wagiye kwigisha urubyiruko nuko nababwira ko kuva mu byaha nibyo byonyine byabafasha kubaka ejo hazaza heza mu buzima bwa kandi gutegura neza ubuzima bwa hano kuri iyi si bizaguhesha na ticket za kwinjiza muri paradise so nakangura urubyiruko rero ukora ibyo ukora byose niba ntaho bibangamiye abandi bantu ntaho bibangamiye amategeko ya leta ariko ubyerekeze ku Mana ugerageze guca mu nzira y'ukuri nziza iva ku Mana nicyo cyambere cyaduha gutsinda no kunesha muri ubu buzima wakoze cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu urakoze turagushimiye cyane Bulldog tukwifurije ishya n'ihirwe muri byose Nyagasani azakomeza gushoboza yakoze cyane namwe authentique cyane yego yakoze cyane